Listen, dore forumire ni iyi ngiyi. Forumire ni be, behave, become. Be, behave, become. Ni ukuvuga ngo kugira ngo atarakitinge ikintu, kugira ngo ukurure ikintu, bisaba kubanza ukaba icyo kintu. Kuko umuntu wese akunda kunyandikira ngo none se ibyo bintu ni gute nabikora. Ikibazo ntabwo ari ibyo ukora, ikibazo ni inde ugomba kubanza guhindukaho. Kuko uhindutse we agomba kugukoresha. Ntabwo ushobora gukora ibintu utaraba uwo muntu, kuko ntibitinda, bimara agahe gato. Niyo mpamvu ikintu cyose ushatse gukora kidatinda, birangira n'ubundi uhise ukireka. Forumire iyi ni be, become, behave. Banza uhinduke mbere. Nikodemu yegereye Yesu nijoro aramubaza ngo niki nakora ngo nzabone ubugingo buhoraho. Yesu aramubwira uti keretse ubanje guhinduka unyuze mu mazi. Ntabwo yamubwiye ngo uzakora ibi n'ibi, ubanje guhinduka ariko ubyawe bwa kabiri. Ariko urashaka gukora ikintu nturamenya n'ukuntu uwo muntu yitwara, urashaka gukora ikintu ntibitinda. Niyo mpamvu ikintu cyose ushatse gukora kitamara iminsi. Ntabwo ikibazo ari ibyo ukora, ahubwo ikibazo ni uburyo, ikibazo ni uwo uriwe. Wabasha kubanza ugahinduka ukamenya uyu muntu ushaka kuba we yitwara ate, kugira ngo umenye uko witwara nk'uwo muntu wubwe. Ubanza uhinduke habit, ugire iyo mico igukoresha. Wishaka gukora ntabwo ari cyo kibanza, ahubwo habanza guhinduka. Process zose ukora, guhinduka ni gute? Nuko ubanza gusoma, kwiga, gukora. Ntabwo umuganga yabaye umuganga kubera ko bamuteretseho ibintu gusa, yaricaye ariga. Yari arimo arahinduka umuntu. Ubwo bamuhaye iriya titire umukinnyi, umushyira mu kibuga bakamutoza mbere y'uko ajya kwimurika.